Kolozi utawe mutubu. Ntabwo nyumva cyangwa. Ndimo ndakunda. Abana bari hese ngo tuvugane hanyuma. Ndose ni bari mu cyumba cyane. Bahamagare. Ndimo ndihuta bahamagare. Dani! Oui, mam. Ngwino hano. Gana mushiki wawe. Karame mama twabitavye. Nshaka. Ariko rero mama Dani mbuhamagaye abana nakubwira ngo reka tuganire nge ku kazi bagira ngo uve kuri telefone nyumve. Nayivuye. Banze nyumve. Bana banjye rero icyumba shaka iki. Nicyo kugira ngo mwige kandi mumenye ikintu kihari kiriho cyo n'cyuko ugomba kumeremeta ishuri. Yego. Urabyumva? Mushiki wawe mukazinduka kare mu gitondo mukakora akazi ariko mukagera ku gihe ku ishuri. Sibyo? Yego. Bivuga ngo rero hari ikindi kibazo mufite? Ntacyo. Waba afite ikibazo mbanisha kugira ngo mukimbwire agomba ashaka ibindi bivuga ngo wasibiye ku ishuri kubera ikibazo utambaye. Sibishyuye. Dani sibishyuye. Ishuri ririshyuye. Hari ikibazo kindi gihari? Nta kibazo gihari. Mbanyira ngo gende numva ko nta kibazo gihari. Umuntu wese waba afite ikibazo ugomba afite umwanya kugira ngo umuhaye umwanya wo kugira ngo tuganire hanyuma ikindi ishuri imbere muri umuntu ari mu kazi abari mu kazi kugira ngo abashe gukora akazi neza azi ko n'ikibazo cyakemutse kandi ishuri imbere. Yego. Dani subizi. Wamahoro se yagiye. Wamahoro yagiye kwa nyina wabo. Ariko se yari yabibwiye se. Wamahoro abo yagiye asabye uruhushya ariko nawe naza nuko ngombwa ko mugomba kwiga mukamenya ko yagiye kwiga hanyuma mukajya munaganira ukamenya ko muri abavandi. Nabonaga ntamubona mukamenya ko abavandi. Ibyo ni byiza kuba ubajije ni byiza cyo ni cyiza cyane ndagikunze ariko sinzi ariko mu madani kuko tutari wanyibukije ko nawe agomba kuba ni ukubera iki? Yambwiye ko yagize bamwakire neza nta kibazo yifitiye. Ariko bakunda bakunyibutsa bumva ko umusaza Adani umwana ari kwa nyina wabo bampamagaye barambwira ngo umukobwa wawe tubaye tumufite. Erega nawe ibyo umenya ko ari uwawe uramufite hano n'uwawe bose ni abanjye n'abawe. Kuki icyo kintu udashaka kugira ngo wumve ko bana ari bo bawe uriya n'uwawe nawe sibyo se? Wamahoro mwihorere. Hanyuma ni mubera Araza Padani ni umwana wanjye ndamukunda cyane. Icyo cyo mbashaka kugira ngo mwumve bashaka kugira ngo mbyumve gutyo. Kariza se we simukunda. Hari ikibazo afite. Kari hari ikibazo ufite ma? Ntacyo. Nangize ngo hari icyo ufite. Wamahoro nameze neza nta kibazo ariko araza ko ndanamukumbuye cyane. Ndamukumbuye cyane. Urumva rero ko Kariza nawe ishuri yiga umuntu wawe Ndabyumva ko nta kibazo. Nta kibazo. Sawa rero ugende witegure hanyuma mujya ku ishuri. Witegure kugira ngo ndasohoka tujyana kugira ngo tugendane. Saka twitegure. Kari hari ikintu wewe dushobora kujyana ku ishuri uretse gato. Ntacyo nagende yambare ariko turabujyana. Sibyo? Ariko uze kumenya ko bagomba kujya ku ishuri. Kariza arahita ajyayo. Nta kibazo. Sawa. Wowe urajyana na Dani hanyuma Kariza nanjye duhita tujyana. Nanjye hari ahantu nari ntembereho gato ariko ni muri quartier. Ariko ntacyo ubona yambara ariko ugerageze ugeze ku ishuri nawe umenye na gahunda z'uko yiga nuko bimeze. Yego. Sawa kandi ujye ubikora neza nk'umubyeyi kandi ibintu bigenda. Badani birakunda kandi umunsi mwiza. Sawa nawe umunsi mwiza. Sawa umunsi mwiza. Yego nawe akazi keza. Sawa. Kari. Kariza. Karame mama. Mama twamahera. Genda inyuma.
maze kukwiyama kangahe ko ntari nyoko Ubuse nakoze iki noneho ko barakwakire akazi kose nagakoze nogeje ibyombo nakorotye nagira ngo nitegure ku ishuri mugihe ku ishuri nguzabiki si ibyana uzandondera ngaho rero wicaraga kayego papa si azwa aho ngaho ujye gukora n'ibyombo kandi nari amarido nyabone yamanitse ibyombo nabirangije mukamvogonyeho ubwana bw'ubunduze bwo hanze buravuga mana nyagasani ndakuroze kunteraho ubuganga ariko se mama ko amasaha yo kujya ku ishuri yageze nkaba narangije akazi wambabariye nkajya ku ishuri ko ngiye kuryigira iwanyu cyangwa ugiye gusanga nyoko muryigana ariko mama ubuse koko mba nakoze iki nta kintu mba nakoze muri uru rugo akazi kose mba narakoze tarezwe na ba nyina zimbere jya gukora ibyombo hariya ubyoza ubitunganya anesoni ubwo ugiye kwiga hize dani wanjye wese uriga ngo uzanjyarire abana uriga ngo uzampe abuzukuru va hejuru arebe nirebere kuri televiziyo Jose, ibisi byinshi ni meza shanda ameze neza ndakomeye wowe se uvuye ko mbonye uzamutse hari shamaze iminsi mbyumva ariko sindabibona neza uramukobwa ora mu kazi ntazi ishuri ntazi iki ntazi kwambara neza nk'andi bana b'i Kigali kandi mukazi abamubwira nabi buri munsi uyu mukobwa kwa Safari umukobwa kwa Safari mperutse gutaha asanga igitaramo mu rugo iwanjye umukozi wanyoye kumuvuga ngo ntarya yiga ntiyiga yirirwa mu kazi izuba rikamurengeraho ntazi kuruhuka ntazi koga nta kintu kimwe ashoboye ndetse abayobozi barabimenya ibyo bintu baza ntabyo bazi ariko hari mu gipangu rero inde wakwinjiramo hari ikibazo mperutse gutekerezaho shaka kuzicaza Safari tukaganira sinzi nimba wenda abayobozi bazabimenya mumaze iki turi abaturanyi oya abayobozi bagomba kubimenya n'umunasi akabimenya mbese uriya mugore muzaserera n'igihe uzabimubwira azankura se ko mbyuka ngiye mbese umugabo wirirwa mu rugo rwe tuvuga ko ibyo bintu yaba atabizi uzayobewe ko umwana we atiga sinzi pe kandi ni uburenganzira bw'umwana kwiga uwo ari we wese sinibaza impamvu uriya mwana w'umukobwa atiga akirirwa akora niba afite umukozi baramufite nese akora icyo uriya mukobwa baba bafite n'umukozi mukuru si n'umwana ndabona bigoye ngewe narabyumvise mperutse no kumubona mbona afite imisatsi yashwanyaguritse nimba papa wamubona banza ataha yasinze namubona kazaratahatana kare izi ntiduturanye simbizi yari isombura musaza ariko tugomba kumwicaza tukamubwiza ukuri urashoboye igihe sinzajya kwiteranyiriza hari bigenza abantu uburyo bizabyara uriya mudamu nabonye akazi ariko ntabwo ari hejuru y'amategeko kuko umwana wese agomba kwiga yaba uwo ataba n'uwe agomba kwiga birakaza ibyo uriya mubyeyi byose nzi ko uriya mwana aziga mu kibuga none se umeze ute wowe ntaho n'ibisaza nanjye naringiye nuko dukubitanye nyine tugahita tuganiraho gakeya umuturage wanjye ntujya uvuga simenye igihe wirirwa banagiye gushakisha nicyo kibazo mbese nyese ukuvuga ko ntahiga ariko twari dufata n'umwanya twatashye tukanaganira nk'abantu utampamagara se nkubona kuri WhatsApp wigize ukuntu wapi yagiye kwisura tuzi nawe ujya uvuga ariko se mba ntavuze we ntiwavuga twisubiraho twese nk'abaturanyi kwisubiraho ariko ejo ni umuganda tuzahura mu muganda n'ubundi kiriya kibazo ariko umuntu yawagisira mu muganda ntabwo byakunda simpari Safari nawe uzabishyiramo njye simpari gusa umukobwa ni yige nyine nuko urabahare musaza ntabwo tubizi ikintu muri wa rugo ibintu bigomba gusubirwamo barapangira uriya mwana w'umukobwa bazamushakira umwuga wo kwiga ntibazibera mu rugo Safari nkamu tukicara ahantu byibuze nimba abasha no kubaza umwana devoir nimba yatoze kuko yabaza umwana devoir akabiyobera umwana nawe ntamenye ukuntu ntabwo umwana atinyuka kubwira se baza urana nyine nawe yayimubajije se yabimenya ko umwana atiga kuko yayimubaza akayibura ibintu birakomeye rero muri ino minsi by'ababyeyi babi batamenya ko abana bose ari abana rega mukasa bari mukasa ntabwo bari ibyo nari nzi ko byavuyeho ntabwo byavuye mukasa byashoboye ejo bundi se ntiyazamurengera ibyo se mukasa yabitekereza ntabwo ibyo yabitekereza inyungu areba ni izaka kandi izejo ntabwo azireba shameretse guca umutuka ikongera ngo wenda n'umukozi aramutuka arakubitwa ibibaza umwana w'inkumi kuri ukubitwa ari umukobwa w'amabere ari umukobwa ugiye gusabwa arakubitwa n'umwana w'uruhinja banza nta n'umufiyanse agira ntawamenya amukura ese hariya mu rugo aba yahavuye
ntabwo biba byoroshye ariko ejo ku muganda dushaka gukora umuganda na ako papa kantu wabaza nubwo uzakavuge wenda natwe tuzaboneraho nk'abantu twitinya ariko sinabishobora njye sinabishobora rero papa kigali we biteze ndikumva muri kubara ibyo muri rwa rugo kwa safari uyu ngo ntabyo iyo rura rugo ibyo ariko muraruzi mfashana amakuru ari kwa kumure rura rugo sinababwiye ntabwo nabibabwiye uriya mwana w'umukobwa we yararushye ahubwo narize ko ari njye ubizi njyenyine ntayakuranye neza aracyajya mu ishuri ntarijyamo yirirwa mu byombo arakubitwa umukozi wo mu rugo bazanye nimba ari umukozi we kwirirwa yateretse inzara simbi noneho ahubwo ceceka nabonye ameze nk'usigaye arwaye bwaki umusatsi waracuramye uwundi uracuranguka umva noneho inkuru zari zigishyushye uyu none ejo si umuganda rusange noneho umubyeyi afite gahunda yo kuzajuga mu muganda ibyo bintu urabyumva uramushyigikiye muzaba muhari mwese ku buryo nintera ijambo nawe uzahita wikiriza nta kibazo ngenda ndagushyigikiye sinzaba mpari reka twaba turi kurenganya umwana ngomba kuhabona umwana wese ni uwacu ariko njye sinziteranya kigali uzazaba hari nta kibazo sinziteranya n'abaturanyi ariko turamuka tuvuze nawe uzazamura agatoki banza wumve rura rugo twararuhagurukiye n'ubundi kumenya ibyarwo rero wituvamo iyo uturanye n'umuntu barwana byumva bamutuka numva byuka byitona akitegura hadushinzwe iki mu bahari sinigeze ko nabagutora ibyo bintu tuba tubyihoreye kuko utanabizi tugomba kumumenya gusa ngiye ibyarura rugo rwose amakuru ndayafite hano gatanu ku kandi rura rugo amakuru ya rugo ndayafite gutya umunsi umwe muzaba ngura mwana yapfuye ibyo bintu wari ubizi arakubitwa yoza ibyombo arabyuka mushobora mu gitondo akitegura ngo agiye ku ishuri mukaza akaba munabuje n'imyenda akaba asubiye mu rugo ubwo saze akazi ko yiga ari amakuru ariko mba mbibi asigaje kujya amushingira inkomangizo we inkomangiro yonyine kubera ko safari rero byegeretse guhura na ya maduka imari wagendana aransuza ndi kuri muhanda nawe hano hafi inkuru zawe nawe kagira inkuru ntangije arambwa ngo waramutse neza nese mu rugo mumeze mute ngo tumeze neza nta kibazo urumva umuntu w'umugabo akubwiye ko mu rugo rwe ameze neza ikindi warenzaho ni iki yagiye mu kazi ntabyo baba bazi ari mu kazi ari mu rugo ntazi ibibera mu rugo Dani nawe yagiye kwishuna se yarenzaho iki kintu urumva Dani yajya kuvuguruza mu kazi Dani we nta nubwo areba ko mushiki we byibuze atize Dani arabizi ko mushiki we atize uretse wumve uramwana ahantu habera nagashwe nimba baramupfunditse ubwonko kwishashi simbizi ntabwo yabwira se ubuzima bayemo baramupfundikiranye wajya kubwira se ubuzima bayemo hejuru mukasi wabivuga noneho mukasi mu gitondo yagukorera iki yagutwika papa Kigali agomba kumenya ibintu byose ugomba kumenya ibintu byose ko wirirwa muri quartier wabyihoreye umva gusa njye nitambukiraga nyine nigendera gusa nzaba numva oya ejo ku muganda tuzabivugaho ngaho umunsi mwiza sawa nyine nanjye naringiye sawa ubwo naha mu gitondo kandi muzindukana ibitiyo n'amasuka nta kibazo rwose turakora akazi nyine mu gitondo sawa uretse ndakubwira hari umuntu uri gukomanga nyine ndakubwira iby'akarengane mwiriwe neza mwiriwe madane imeze mute tumeze uko dusanze iki utazi ni iki papa Dani njye ko uru rugo ndurambiwe urugo ndarurambiwe ni stress gusa nicyo utazi navuye hano ari bizima tubyihorere nyine ntacyo tubyihorere ibyo uzi nibyo biriho Dana ari Hiriwe pa. yego byagenze gute ko ndoze mama wanjye Bisa. Kandi ameze neza. none se ko ambira ngo Bavuye kwiga ameze neza. Papa mwiriwe. mwiriwe neza bimeze bite se mukobwa wanjye Ameze neza. ndoze se mu bandi ese bari baguhamagaye Twara nimumvishe papa yanje kumusuhuza. charare nabo tuganire none se mama Dani ikibazo ni iki
ntacyo yobewe papa Dani rwose ntacyo nzi kuko ngani musigarane n'abana bawe mubivugana njye ndarambiwe ngwino mama Dani uranyitaba mama Dani nagunze uranyitaba ntunyitaba njye ndarambiwe ibyo muri uru rugo ibi ni ibiki none ntabwo twavuye kwiga se ameze neza bigenze gute nanjye sibizi nje ninjira mbona arakaye afite umujinya nanjye no mpamvu mbabajije nababwiye ko nagiye mumeze neza nta kibazo mumbwira ko nta kibazo byagenze gute papa ngiye ariko ntabwo nagiye ku ishuri byagenze gute butagenze nari ndi gukora akazi hariya nari ndi koza ibyo kagira inkuru re ntabwo wize nakubwira ngo kurera umwana wundi biravuna ntabwo wize Dani ntabwo yize ariko se muhungu wanjye wabwirwa n'iki uri kwiga mama Dani gahicara abakobwa kuki utize ntabwo wize soye mbaza uretse mama Dani oya papa Dani ubwo biba bimbabaje ntabwo wize tuza namenye ikibazo kiva namenye ikibazo uko kiva gikemure rero gikemure ndabaza ninde mbaza papa namba nasigaye hano ndi gukora akazi ninde mbaza gukora akazi ninde waguhaye akazi sinshaka kumva nta mukozi dufite se ishuri umukozi arahari ndakubaza nta mukozi mfite nta mukozi mfite sinshaka kuzo nakubwira ngo uyu mukobwa arananira arangerageza urumva ko mama Dani aba yababujwe nuko utagiye ku ishuri ubwo nawe nyine mbaye mukasi sinkubereye mukasi niko nese mama twavuganye ko mugomba kwiga ishuri imbere cyane uri kurambira mu muryango abakozi ndabahemba nukubera iki sinshaka nakubwire sinshaka kongera kuki amasaha gufata sinshaka kongera kumva ikintu uvuga utajya ku ishuri icyambere ni ishuri mba hano tubivuganye ko mugomba kwiga ishuri mba nagishyuye mubaza ibyo yirirwa ku muri telefone n'ubuhungu bw'ubugoryi bw'umayibobo naramubwiye n'icyo uzazana nzagifatisha abiri mubaze singuwo uyu uzi ubuhungu birirwana ndavuga akumva njya mvuga kumva n'iryo shuri niyo yagiye simba nzi ngo yagezeyo ibyo mama Dani avuga nibyo ntabihakaniza bihakaniza banagiyeyo gusa nyine uyu munsi nabonaga nakerewe ndabyibuka wakerererwa gukora iki wabyutse nabyutse ndi koza ibyo mbona nasize tuvuganye hano amasaha ageze uri bujye ku ishuri Dani agiye ku ishuri hanyuma wowe wagiye mu byombo cye kandi twari tumaze kuvugana ko mugiye ku ishuri ubu mpamagaye umukozi yavuga ko wogeje ibyombo duhamagare Diane aza tubwire niba wogeje ibyombo Diane ndakubwiye ngwino hano Diane umbabarire umbwire Kariza yogeje ibyombo Kariza yogeje ibyombo ninjye wabyogeje hanyuma si byo mubwira ngo umwana wundi warurihe arangiza ngo ndarambiwe uru rugo ndarurambiwe igendere Diya igendere wikorera akazi kawe baba yakoze akazi ka hano uyu se nkamuhembere rero nimara guhuguka urambona abanaze umwana w'umuhungu ntiyareze umukobwa urabisubiramo neza nawe nkuyongeremo utaruwe neza umbwiye n'icyatumye utajya ku ishuri ishuri nararyishyuye ugenda ubizirikane genda vuba ubitekereze ndangize bamaze kubona igisubizo cy'ibyuma warangije kumva igisubizo cy'abo bahungu nanzanire sindazatuzanira mama we Dani wakwigire koga ukarya ukaryama ejo ukazabona uko wigira kwiga Dani kuki mushiki wawe yasigaye ku ishuri nari nzi ko yagiye Dani baba bizi mbere mpita ngenda Dani wibimushyiramo rwose Dani ararengana genda nawe genda wigire muhungu za mama usubire ku ishuri kuraje kandi merci hanyuma buriya njye mbigende ndavuga kanshingana ijosi
ndamubwirane akirirwa mu busore kare ariko ejo bitazitwa ngo ni umwana utari uwanjye ukamuhana ako batazayintwarira wanjye se hanjye urabona ari hano mama Dani menya ko aya yarananiye ejo nazitwa ngo ndi mama wundi papa Dani ndarambiwe musubize musubize urabona atari yarananiye nyirakuru urabona uyu mwana atari yarananiye nyirakuru nyine urambwira ko atari naniye nyirakuru umugore wanjye nashaka niba yananiye ubwo nyina we yari buzamushoboze iki Niki ntabwo mbishoboye rwose dukore iki mu muti dukore ubwo genda uvugisha umukobwa wawe si uwawe nanjye ndajya nganiriza hanje reka ndebe igisubizo cyabyo ngishake nshaka igisubizo cyabyo ubwo ntabwo bizajya binanirana byose bazajya banzanira agiye mama Dani reka ndabaza mwarimu reka nze mbanze nandikire mwarimu narohanaro mwarimu nawe mbanze mwandikire menye ambwira impamvu mwandikire se babanje ukaganiriza umukobwa wawe reka kumuganiriza banze uvugisha umukobwa wawe igituma atajya kwiga mubaze nyine ntahari se umwarimu azaza kureba impamvu umukobwa atajya kwiga se barerega bigisha ababo buriya ku ishuri bajya batubwira ngo tujye dukurikirana tubaze abarimu turi abarezi reka turebe mwarimu aricyo yambwira wenda arimo yiga kuko cyangwa se atajya ku ishuri kuraje niho tuza kumenyera impamvu atajya ku ishuri yayo ariko yarakoze ibintu bitari byiza ubundi se ubona agira ibizima iyo urebye ubona uriya mwana afite ibintu bizima ariko uyu mwana akurikiranwa ababyeyi iyo batereye uyu mwana nawe arapfa nzavuga ngo ndi mukazi rwaza papa Dani uzi ukuntu acingana izosi uzi ukuntu yamagaze hejuru amburanye bwa rwaza uri se anje nananira ubwo nzamenya aho nsunikiriza